maze kwakira agakiza hari ndibuka hari sortie twakoze turi gitorero turi aho twasengeraga mu Rwanda tugira sortie yo kuja i Bugande noneho tugomba kuririmba indirimbo ya Roza Muhando irimo ngo shetani ngo ashuka abantu bagira ibintu nk'ibyo noneho iyo action yo gukina umwanya wa satani habura umuntu yikina iyo role ndabwo ati nimuyimbe tinimuyimbe abakorari twari kumwe turagenda ngenda mfata mu baririmbyi abantu nyine dukora akantu k'agateatre kagaragaza nyine ibibi bya satani iyo twabikoze turi muri sortie Bugande i Kampala ico ngo tuyipresente gutya abantu barahunga mu giterane bariruka ngo twatewe na satani hari ico nakinye role ndi shetani shaka n'abadayimoni bamfasha no kuyobya abantu so ico gene natangiye gusobanukirwa rero ni impano ko nshobora kubikora bikoze nka filme bishobora kugenda neza mbese muri make wararebye uravuga nimba nshobora gushobora role yo gukinura shetani none nkinye none ndi pastor byatangiye byaba ari akarusho ndibuka ari akantu kera nigeze kumva nkiri muto yuko kera urabona aho twabaga ni mu misozi bamwe inoro harimo ubutunzi bwo mu butaka noneho nk'umunyamurenge w'umukristo ugurisha inoro cyangwa uzigura akaja kuzigurisha baramutengaga mu ikanisa cyari icaha kandi inoro ni ubutunzi bufite amafaranga for now wabuguha benshi bari kwiruka bazishakisha ariko ico gihe babwiraga umuntu ngo kana kazagurisha inoro mu ikanisa bakamutenga ngo yaguye ngo yagiye mu bya satani so kubera ubwo bujijino na miliye niyo tugize influence ugasanga rero abantu ntibitinyutse ariko ubu ngubu ukubona batangiye nko kubyumva ariko ni 2% cyangwa 1%. Yes nkuko bisanzwe ni Lucky TV1 aho mumenyereye ko tubazanira abatumirwa batandukanye mu biganiro byacu uyu munsi rero nkuko mubibona imbere za kamera yacu turi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tutizinze mu magambo menshi cyane reka tumusabe kugira ngo atwibwire tuza kuganira tuziranye ninde turi kumwe kuri kamera za Lucky TV1 Lucky TV1 murakoze ku butumire bwanyu no kuza mutugana kugira ngo tubashe kuganira ku mazina nitwa Mumpano Richard Dongas sinzi numva bihagije ariko nkaba ndumupapa wanubatse umugore n'abana Yes Mumpano Richard mu magambo magufi cyane ni muntu ki biragoye kuvuga ngo umuntu amenye ni munini very big than big impamvu ukurikiye amateka aho uko umuntu agenda avuka yahuyemo n'ibintu byinshi bitandukanye ibyiza n'ibibi kandi ibyo byose uko wagiye ubinyuramo bigenda bigusigira icyo nakwita nka urwibutso urwibutso rero ugize ngo wandike rero ibyo wagiye unyuramo byose ni ikintu kinini so ndi munini ntabwo ndi mutoya yes mu magambo magufi noneho Richard wamuvuga gute ni muntu ki mu buzima busanzwe nababwiye izina ryanje reka mpereye kuri izina ryanje ni Mumpano so ndi umuntu w'impano zitandukanye ndi umwanditsi wa filime ndi umu acteur en fait ngira talent zitandukanye pe nanje ndi umu artiste urumva rero mu artiste mu gushushanya mu kwandika mu kwactinga ibintu bitandukanye nk'ibyo ngibyo yes Mumpano tugusanze hano
ni kama mwari mufite event mwari mu bikimo hano. Ya murakoze, hano twari tuje gusezera ubwa nyuma umubyeyi wacu, twabuze umubyeyi muri uko kwezi, so uyu munsi nibwo twatuje kumusezera ubwa nyuma. Kandi shimira n'abatwitabye muri ibyo birori byo gusezera umubyeyi wacu. Richard, reka tuguhe pole. Murakoze. Tuguhe pole mwisi niko bimera. Pole cyane. Murakoze. Rero nkuko wari ubivuze, reka tuganire gatoya ku njyewe naje kugushaka, nari nsanzwe nkuziho impano y'ubwanditsi cyangwa se umu-acteur mu bijyanye n'amasinema. Umugabo w'umunyamurenge mukuru ungana nkawe gutyo, ni gute winjiye cyangwa se ni gute ubasha gukora ibyo bintu? Ibintu naje kubisobanukirwa, nabisobanukiwe nkinzeho gato, ariko byambagamo. Ndibuka umuntu atarakira agakiza, hari utuntu nakoraga mu mateatire turi ku ishuri muri quartier. Nyuma yaho maze gukura none nagiye nsobanukirwa, ndetse maze no gukizwa, maze kwakira agakiza. Ndibuka hari sortie twakoze turi gitorero, turi aho twasengeraga mu Rwanda, tugira sortie yo kuja i Bugande. Noneho tugomba kuririmba indirimbo ya Roza Muhando irimo ngo shetani ngo ashuka abantu, bagira ibintu nk'ibyo. Noneho iyo action yo gukina umwanya wa Satani, habura umuntu uyikina iyo role. Ndabwo ati nimuyimbe. Tinimuyimbe. Abakorari twari kumwe, turagenda mfata mu baririmbyi, abantu nyine dukora akantu k'agateatre kagaragaza nyine ibibi bya Satani. Iyo twabikoze turi muri sortie Bugande i Kampala, ico ngo tubipresente gutya, abantu barahunga mu giterane bariruka ngo twatewe na Satani. Hari nakinye role ndi shetani, shaka n'abadayimoni bamfasha no kuyobya abantu. So ico geno natangiye gusobanukirwa rero ni impano ko nshobora kubikora, mbikoze nka filme bishobora kugenda neza. Mbese muri make wararebye uravuga nimba nshobora gushobora role yo gukina uri shetani. Noneho nkinye noneho ndi pasiteri byaba ari akarusho. Okay, uri umugabo wubatse ufite urugo. Ese iyo nakubonye muri filime, wakitinga muri filime, iyo mu muco wacu ni ibintu bisa naho twasigajwe inyuma, ukuntu niyo babonye umuntu ashaka kujya mu bintu bya filime bahita batangira kumucira imanza cyangwa se bamwita ukundi kuntu, bamufata ukundi kuntu. None se wowe nk'umuntu w'umugabo nta mbogamizi wagiye uhura nazo nk'izo gusubiza inyuma cyangwa se bakubwira ati se ni gute umuntu w'umugabo uje gukina ibintu nka biriya by'abana? Nta by'abana biri, ibintu byose birimo message ifasha abantu, nta bwana burimo. Gusa imbogamizi mu bwoko bwacu tuvuga duhura nazo, no kugira ngo ubone n'umuntu ukabona arashoboye, ariko kugira ngo agende umubwira aje kwakitinga bikaba ikibazo. Nta kindi ni miliye, aho twatuye, aho tuvuka imurenge. Ndibuka hari akantu kera nigeze kumva nkiri muto, yuko kera urabona aho twabaga ni mu misozi bamwe inoro, harimo ubutunzi bwo mu butaka. Noneho nk'umunyamurenge w'umukirisitu ugurisha inoro cyangwa uzigura akaja kuzigurisha, baramutengaga mu ikanisa, cyari icaha. Kandi inoro ni ubutunzi bufite amafaranga for now, wabuguha benshi bari kwiruka bazishakisha. Ariko ico gihe babwiraga umuntu ngo kana kazagurisha inoro mu ikanisa, bakama bamutenga ngo yaguye, ngo yagiye mu bya Satani. So kubera ubwo bujijino na miliye niyo tugize influence, ugasanga rero abantu ntibitinyutse. Ariko ubu ngubu
ukubona batangiye nko kubyumva ariko ni 2% cyangwa 1% yacu yuko tungana. Rero icyo nakangurira abantu nuko batinyuka, kuko for now igihe tugezemo, ikinyejana tugezemo, ntabwo ari reka mfate ku urugero rwo mu matorero. Ubutumwa butangwa si bwa bundi bwo kugenda inzu ku yindi. Ubutumwa dutanga n'ababukora bwose ni kuri social media, kuko niyo yihuta kandi niyo itanga ubutumwa bwihuse. Rero abantu batinyuke. Imbogamizi duhura nazo ni n'ababyeyi kugira ngo babyumve, kugira ngo babashe gukora ibyo bintu. Urugero, hari igihe ushobora gukenera gukina nka filime ukenemo nk'umusaza, umusaza akaguhakanira tino tibisi ngibi ngoyaye, hakama gukatira neza bien akanga, kandi nta mpamvu. Kandi mwanyura ku ruhande utamubwira ngo muje kuri social media, akakubwira amakuru wumva ari interesse kandi ari y'ingenzi ko yafasha abantu. Rero ababyeyi n'abantu bose bafite ikintu kibaremereye ku mutima, bumva bashaka gufasha ubwoko n'abantu muri rusange, nibatinyuke baje ku mugaragaro batanga inyigisho. None se ko turi mu matengero kwa ngo wagira umuntu uzanga atanga ubuhamya bwa kanaka, akaza akabutanga, kandi hagize uwo bwumva bwamufasha kandi bukagira icyo bumumarira. Ariko iyo utabuvuze rero, nka kwa kundi ko kuba ufite igitabo kirimwo, kuba ufite za noro wahoze uvuga utazi agaciro, ukazifata ukazitaba ahantu, ukavuga ati reka njengire gute nicare hano. Ari ijambo riba muri Bibiliya, sinzi Bibiliya neza, sinza nyishobora, ariko habo ngo umuntu yasanze agiye kugura ubutaka, asanga burimwo ubutunzi, yamagenda gurisha ibyiwe byose, araza agura ubwo butaka, kugira ngo ejo n'ejo bundi bizamufasha. Wa undi wahagurishije ntiyarazi ko afite ubwo butunzi. Rero natwe hari ibyo dufite, nitubigumana ntacyo tuzatumariye sosiyete, ariko nitubisohora hanze bizafasha abantu benshi, kandi ari ku Mana bizabaza nayo, ari no mu buzima busanzwe nabo basange babayeho neza kuri message watanze, ku kintu ufite kiri ku mutima wawe. Urakoze cyane gusobanura ibyo bintu. Mu by'ukuri ni intambara ndetse ni urugamba runini cyane, ndetse dukwiriye no kurwanya cyane. Mu by'ukuri hari igihe uhabe n'ibi ngibi turi gukora kugira ngo uzabone umuntu ukoresha ikiganiro, akwemera avuga ngo ndashaka kujya kuri kamera nkoreshe ikiganiro ngire message ntanga ku bantu, ni bakeya ubona. Ese iyo ntambara mu by'ukuri tuzayirwana gute kugira ngo aba bantu bumve ko hari ubutunzi bicaranye muri bo, ku buryo ashobora kubusohora hanze bukagira icyo bumuzariramo inyungu z'umubiri ndetse n'inyungu zo gufasha abandi bantu? None aho hagati aho ngacyo nari nkubaje, ni iki twakora? Ikintu twakora ni sensibilisation, ni ukwigisha. Muri ino si tubaho, hari umuririmbyi w'umunyarwanda ni J Paul nyakwigendera yitabye n'Imana umwaka ushize. Yararirimbye ngo iyi si tugezemo ni intambara, duhora turwana, ni struggle, duhora turi mu ntambara. So kandi iyo mu ntambara kandi duhora twiga. So rero nk'uko wari ubivuze, iyi ntambara tubamwo y'iki kintu ni ngombwa ko tubanza kubyumva ubwacu. Hari ikintu wavuze mbere uvuga ngo nkawe nk'umuntu w'umugabo ukuze wubatse urugo wabyiyumvisemo gute? Yari intambara bien sûr, ariko icyambere nje nabanje gukora, nanje kwiremamwo icizere, nebo tari icyo mfite no hamwe ne data kikamufasha, even niyo yaba umuntu umwe. Bibiliya tubwira ngo tuje gushaka, izi kubwira umuntu uzana umuntu umwe kuri Kristo. So ushobora kuvuga ikintu kimwe kigahindura nation, gahindura ubwoko, kigahindura umuntu niyo yaba urumwe, ariko maybe ya ntuze wabugeze kuri point yawe iri cyakuzanye kuri inosi
maybe wazanwe kuri ino si yo kugira ngo uvuge ijambo rimwe gusa rihindura umuntu umwe, misiyo yawe birarangiye yo kuri ino si. Rero ari urubyiruko babyiyumvemo, ari abamama, ari ibitinyuke, ari abakobwa, ari abapapa, ari n'abasaza n'abakecuru. Iki ni cyo gihe yo kugira ngo dusohore ibiturimo bigere kuri bose. Turi abakirisitu. Pawulo yazaga agenda urugendo rurerure n'amaguru, ariko ubu ngubu ntibisaba kugira ngo tugende. Iyi si ivuga ko nicaye hano, mesaje igeze hafi ku isi yose. Rero simvuga ngo uri umunyamurenge, simvuga ngo uri umurundi, simvuga ngo uri umunyarwanda, uri umunyakenya, uri umugande, wherever uriwe, wowe tinyuka utange mesaje ifasha abantu, byaba bari mu kuririmba, haba mu gukina komedi, haba mu gukina teatre, haba mu gukina filime, haba muco ari cyo cyose mu mpano ufite, gira icyo ukora. Kuko nitugira ngo, reka ngaruka ku babyeyi, nitugira ngo turebere ababyeyi bacu nibatagira ngo bakangurire urubyiruko ngo barwigishe, umwana niyishakira uko amenya ikintu, maybe azagenda wrong way. Ariko ise namwegera, nyina akamwegera cyangwa nyirakuru cyangwa sekuru akamubwira ikintu kiri imbere, umuco wabo ni iki, azaba yigishije. Nahagarara hano kuri televiziyo akavuga ati rero bana bacu umuco wawe ugenda gutya, ibintu bigenda gutya. Wa mwana uzabikurikira uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri Congo, uri i Buganda, uri muri Kenya no mu Rwanda n'ahandi, bizamufasha kuko ntazabasha kumugeraho. Ariko ntabwo ujya kuri kamera akabivuga agatanga mesaje, bizagera kuri wa muntu. Rero abantu batinyuke batanga icyo bafite. Ariko tukiri naho ngaho, mu by'ukuri niyo tuvuga gutyo, hari igihe wa mugani ibi bintu tuvuga abantu batinyuke bajye mu mpano zabo, cyangwa se bajye mu byo bakunda bishobora kubabyarira inyungu, ariko kandi ugasanga impungenge z'aba babyeyi, sibyo, ku ruhande rumwe wenda zishobora kuba zumvikana. Hari igihe ureka umwana wawe ngo ajye muri ibyo bintu byo gukina filime n'ibiki, ugasanga wenda bamuhaye bagiye kumukinisha ibintu bitari byiza. Kuri urwo ruhande ho waruvugaho iki? Aho ngaho muri urwo ruhande, umwana aramutse agiye agabona umwana we yagiye gukina, maybe reka tuvuge ntibitsesone kubona nk'umuhungu nk'umupapa cyangwa umuhungu umusore agiye gukina pornography cyangwa umukobwa, namubona kuri televiziyo ibyo yakora, ngese icyo gihe sinshobora gushinja ikosa, sinshobora kurishira ku mwana, nzarishira ku mubyeyi, parce que ntiyamuhaye umwanya wo kuganira nawe. Ikibazo tunagira kinini cyo mu muco, reka ngaruke mu muco, usanga nawe uri umupapa timuganiriza abana, urebye nk'abazungu cyangwa se ibindi bihugu byateye imbere, umubyeyi areba umwana akiri muto, akiri akana, akareba twatuntu umwana akunda gukora, akabona ko ariyo kariyeri y'umwana. Ariko twebwe twagiye dukura, sibyo, duhatirizwa kujya mu ishuri, ko ishuri ari ryo byose. None ugasanga umwana ibyiwe cyangwa se ibyo yiyumvamo sibyo akoze. Ari nk'ibyo nari nkubwiye ngo ababyeyi namwe mufite uruhare runini rwo gutsikamirwa n'idini tubamo rya gikristo, byo kumva ko ibintu byose bigomba guca mu murongo wa gikristo, cyane ko abana uri mu kubona abana bari mu gusoreza indirimbo tukita ko ari indirimbo za sex. Ni ukuvuga ngo uriya mwana yasohoye indirimbo nk'iyo ngiyo ntabona umuntu umushyigikira. Icyo kintu cyo mukivugaho iki nk'ababyeyi? Reka nitangeho urugero. Ndibuka icyo gihe nabaga mu gihugu cy'u Burundi, mama yazaga agura ikibiriti, imyambi yose nkayifata nkayita, nkamanja gukuramo akamodoka. Nakuze n'umwana ukunda imodoka. Twaje muri bisi nkamambwira papa cyangwa mama nimba ariwe turi kumwe,
twicare imbere genda ushaka mu mwanya w'imbere iruhande rwa shoferi nkagenda aho ngaho no nkagenda ndeba ibyo shoferi ari gukora umunsi umwe mbwira mama ndavuga ati mama urabizi nari mfite like nk'imyaka 7-8 aho ngaho ati mama turabizi njye nzatwara imodoka mama aranseka cyane ngo akubita igitwenge no nguhere mwasogokuru wawe ugende ngo hari wayitunze hari uyifite tabati okay nta uyifite ariko jewe nzayitwara kandi nzayigutwaramo urumva deje aho ngaho yahise areba generation yewe ikinyejana cyo bati uravuga imodoka naso iso ntiyayitunze sokuru wandi yayitunze sokuru za wandi yayitunze wowe uzayitunga gute uyitware gute gusa birahagije ko mwarangejeje ahantu iri kuba gusa ndi mu gihugu harimo imodoka aho ruguru wacu twazaga dukina imikino y'inka tugaca ibiti tukaba ariyo tugenderamo ariko none nageze mu mujyi hari imodoka none nako dakina imikino y'imodoka none ngomba kuze actinga nkazanayitwara umwaka tumaze kugera mu Rwanda naramwibukije mu ku Kigali mujanye igitarama aho mama niho yabaho ndamubwira ati twari tugeze ku Kamonyi ndamubwira ati mama turibuka ijambo nakubwiye turi Burundi muri za 80 na kangahe gutyo 87 88 turibuka ijambo nakubwiye ko nzagutwara mu modoka nyitwaye araseka urumva icyo ngicyo urumva rero ni umubyeyi yahise abona ko umwana wiwe ntacyo ashoboye so kubera kutaganira n'ababyeyi byagaragaye ko nkaho ababyeyi bacu babibona ko tudashoboye ariko turashoboye kandi ababyeyi bagende baganiriza abana babaganirize umwana umubyeyi nazo zabona umwana yakinisha utuntu agine no kumenya muri deep impamvu yuri mwana yakinisha biriya bintu tuganire n'abana bacu tuganire nabo abo turuta n'abaturuta tuganire mu kuganira niho habavamo n'igisubizo. Okay, urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma tugana ku musozo watubwiye ko uri umwanditsi wa filime ndetse unactinga. Ese mu buzima busanzwe ibyo nibyo bintu byaba bigutunze wenda ku buryo washishikariza undi muntu wenda kubijyamo? Sinabikoze kugira ngo aribyo binantunga. Mbikora kugira ngo ntanga ubutumwa. Maybe sinzi icyo Imana yanshiriye hano kuri ino si. Wosanga ari nico kugira ngo ntange message y'ikindimwo kugira ngo bifashe abandi. Simbikora kubw'inyungu zanje. Yego n'inyungu ntabwo ari mbiyo zije, ariko icyo mparanira cyane nuvuga ngo ntange message ifasha abantu. None okay, message ifasha abantu. Ntababikora nka business. Business ya wabikora nka business. Icambere nuko ubanza kubyiyumvamo. Urusake bararubajije ngese niki iyo ugiye kubika niki gituma nguzi wanze ngukagira gutya. ngo nuko inzambyiyumvamo. Urumva ngo iyo ugiye kubika kuriya izibanze gukubita amababa gutya. Ngese rusake niki gituma uzibanze ukabanza ukikunkuruma imbere yuko ubika. Ngo nuko mbyiyumvamo. So nawe iyo wumva je kwiyumvamo ikintu ico gihe ushaka none kukibyaza umusaruro. Icyambere kiragufasha kandi kigafasha n'abandi. Ariko iyo ugiye ngo ntubyiyumvamo ukashaka guhatiriza kugira ngo ugikore nko kuko wiganya abandi, my friend, ntuzagera na hano imbere y'umuryango kuko uzabuharanira indamu yawe. Ariko nuvuga ngo ufasha abantu noneho bya bindi nahandi nubitangira uvuga ngo ufasha abantu atari ugushaka inyungu cyane, ngufasha abantu n'Imana izabiguheramwe umugisha kandi bigende neza. Hanyuma abana bafite izo mpano zo gukina amafilme, amakomedi, kuririmba indirimbo za secular, ariko bafite izo mbagamizi z'ababyeyi, ukumva umwana arakubwiye ngo ngenda bikunda none abikora, ariko imbogamizi ni umubyeyi wanjye, nihe nama watanga kuri abo bantu nizo? Inama nabaha nuko umwana yabanze mbere yuko anabitangira yabanza akegera umubyeyi akamubwira icyayi kimutwika, icyayi kimukongezamo imbere, icyayi kimupushinga kugira ngo akore icyo kintu. Amubwire, asobanura umubyeyi, amubwire ati papa cyangwa mama
ndumva ndi gusha hari ikintu kindimwo ndumva nshaka kukirekura none mbohora agane n'umubyeyi none umwana amubwire ati ni iki ABCD umubyeyi amwumve namara kumwumva ati rero umwana wanje ahangaha ushobora kubikora gutya amuha umurongo amubere manager umubyeyi abere umwana we manager ajya muyobora tino aho kugira ngo bigenze gutya bigire gutya so impamvu rero ko benda bifailinga ni ukutaganira ugasanga umwana arabikoze navuga gute abikora mbese kubera nyine ayumva ngo isa bivugira hariya nyine akabivuga ko batabishaka none akabikora nyine nk'uwitumye wenyine wirekuye tereka mbikore kama mbaye ariko iyo yegereye ababyeyi bakaganira nabo bakamubwira cyangwa inshuti n'abavandimwe abandi bakabegera ndetse bamara kubyumva bakamushigikira kuri icyo kintu umubyeyi agomba agira umwete wo kumva umwana ikimurimo cyangwa nagira n'umwete wo kumubaza tese wewe niki kikubamo wa mwana wewe uzumva niki uzumva uzabiki uniki urumva kuri ino si wakora cyabasha kuguteza imbere kandi cyabasha no guteza n'abakuzengurutse imbere kandi cyangwa cyabasha kubafasha ariko nanone ikindi kibazo hari imbogamizi zikunze kubaho kuri abo bana nakubwiye cyangwa se abagishaka kubitangira babura amahirwe yo kubikora mu gihe abamaze kubijyamo basa n'abimenyereye basanzwe banabikora babima amahirwe yo kubikora barimo namwe mwabikoze ugasanga umwana afite iyo mpano aje kugusaba kuba yapakitinga muri filime yawe sibyo ukamusaba amananiza cyangwa se ukamusaba ubushobozi adafite bumuruta adafite uwo mwana cyangwa se abantu nk'abo ngabo bamaze kubijyamo bafite ubushobozi bwo kuba bafasha abandi bana of course unarebye muri industry ya music ndetse na film turacyari bake cyane n'abamaze kugira aho bagera batsikamira b'abana bifuza kugira gute kujya muri ayo mateka ngo babashe kugaragaza impano zabo nihe nama watanga kuri abantu cyangwa se abantu bavuga iki uwo bantu nicyo nabavugaho ni abandi twavuze baharanira inyungu zabo badakeneye ko hagira uwundi wagira icyo azamuka ni nkatwo navuga uwo nguwo ni umuntu wikunda atakunda ko uwundi mugenzi we ahagira icyo yageraho rero iyo urugero reka ngenda nitangeho ingero wenda aho kugira ngo ntange ku bandi njyewe nje gutangira ibi bintu nabitengereye maze kumva inkuru ya Miss Murenge hari ikijawe cya Miss Murenge noneho hari abantu none maze kwegera ndababwira ati mfite nza niyumvamwe kino kintu ushobora kumfasha tukugira ngo nanje mbashe gusohora ikindimo hari imvuga y'ubu ngubu ngo bakurya isini bakandya isini akanyemera ko yanyumvise ariko mu bikorwa ntibigaragare ngategereza nkaheba ariko umunsi Miss Murenge yatangiye navuze ati no why not this is the time nama ntangira kuyikora publicité bazabibona wenda kuri channel yanjye wenda ndaza kuyivugaho nyuma dusoza ndayitangira abariyo support yanjye niyo nari mfite nawe na Papa Legend twaravuganye ari muri Amerika turavugana ndamubwira nawe ati rero njewe nta mafaranga mfite ariko icyo mfite nico nguha sorry nka kujya Petero avuga ati njewe ifeza ni zabo ntabyo mfite ariko icyo mfite nico nguha ti mu izina rya Yesu haguruka nanjye ndavuga ati rero amafaranga yo gusupportinga Miss Murenge ntayo mfite ariko icyo mfite impano yo gukora udu short movie twa publicity yo gukangurira abantu kugira ngo bayitabire banabimenye niyo service nje nzoguha abimbwa ati uzabukoze nama ntangirira aho ngaho kugira ngo noneho nkomeze igikorwa cyane no nishakira inzira mukivi babandi bari banze ko nabonye ko batabishaka nishakira inzira muri ubwo buryo nishaka amafaranga nkajya nikorera nkegera abantu bo twumvikanye tugakorana ibintu bigatambuka so ufite uwo mutima wo kutazamura uwundi nawe wihorere nawe ureke kuko ntaho wagera muri ino si no muri buno buzima tubamo wenyine udafite uwundi mujana rero abafite aho bageze
nibafate abataragira aho bagera. Niho azaba ari muri domene yiwe kandi azaba ari mu muhamagaro Imana wenda yamuhamagariye gukora. Urakoze cyane mu by'ukuri, urakoze cyane. Ikindi kibazo, hari filime nyine nabonye wakoze muri rira rushanwa rya Miss Mulenge, naherutse iyo ngiyo. Sinzi nimba hari izindi projet za filime zindi ufite urimo urakoraho, wenda watubwira tukuvuga imeze. Ngo sinzi umugani bazaho ngo ngukoze hasi ngukumbura kugira gute, ngukoze hasi unyibutse ibuye. So urakoze kuri icyo kintu. Next week okay, nyuma ya Miss Mulenge nabaye mja nkugiramo nko mu tuntu tumwe na tumwe. Nyuma yaho niho twagize nibi byago byo kubura umubyeyi, mbese mba nkubuza, ariko ubu vuba cyane ngiye kubitanga, ngiye kubibyutsa kandi ndi abumva ko twafatanye nibaze urabizeza iki? Ndabizeza ko nicyo ugiye guhindura abandi batakoze none. Ntacyo ngiye guhindura, tugiye kunganiranya. Niko nababona. Okay, nimba mugiye kunganirana. Babandi bakoze mbere. Babandi bakoze mbere. Icyo ugiye guhindura noneho wowe gitandukanye n'icyo abandi bakoze mbere muri industry noneho ya film. Okay, buri muntu wese afite message atanga. Je nzazana message yanje, nawe afite iyo message atanga, nawe twese nukungiranye. Aha azabageze nanje niho nzafatiraho kugira ngo dufatanye twese. Gusa tubikora neza kandi biri mu isuku. Dusoza mu ijambo rimwe gusa. Mu by'ukuri iki kiganiro twagikoze dushingiye kuri uyu mugabo n'umukinnyi wa filime nkuko muyibona. Icyo twashakaga ni message twashakaga gutanga ku babyeyi, abana bafite impano zo gukina filime, zo kujya muri music, zo kujya no mu bindi byinshi bitandukanye, ariko bafite imbogamizi z'ababyeyi. Ababyeyi mu by'ukuri mu ijambo rimwe ku ababyeyi na ku bana. Ababyeyi buri yuri umubyeyi uzureba umwana wawe ukamwita uyu mwana nza mbona azaja muri ibi ngibi, moriente umwigishe, umubere umuyobozi, umuganirize. Tugira umuco utaganiriye naso ntuzumenye icyo sogokuru yasize avuze. Ababyeyi baganire n'abana, abana bumvira ababyeyi ibyo ababyeyi bababwira. Kandi umwana ufite iyo mpano nabwire umubyeyi we ati papa mama ndumva ndikurwana n'iki kintu, mfasha muri iki kintu kugira ngo kibashe kujaza. Ababyeyi ntibabe imbogamizi ku bana, n'abana ntibabe imbogamizi ku babyeyi. Murakoze. Reka tugushimire cyane. Turagushimiye cyane kuba watwitabiriye. Nshuti bavandimwe mwakurikiranaga iki kiganiro ni kuri Lucky TV1. Mukomeze mudushigikire, mwumvishe ko afite imishinga itandukanye yo gukina filime ndetse no kuzishyira hanze mu cyumweru gitaha. Niko uvuze? Wabibutsa cyane ukoresha? Chano nkoresha yanje wenda nshobora kuzabishira no mushobora kuzayibonera ku macana atandukanye, ibyo nzaba bigiye gusohoka. Ariko chano yanje nkoresha ni Action Plus 243 Action Plus nkiriya guteranya ariko kandika mu ijambo plus 2 4 3 2 4 3 ni code ya Kongo. So kubera nabikoze kubera ndi umukongomani, mfaje gukoresha na message nzatanga zabayerekeye ku bantu bose, ariko cyane ntibagiwe n'igihugu canje. Murakoze. Yes, nimpano Richard twaganiraga, reka tumushimire. Ibiganiro byacu na kagaruka, dukomeza gushimira mwe mudahwema kudusapotinga ndetse no gukomeza kudushigikira. Nawe umuntu ureba ibiganiro byacu utarakora subscribe, kanda aho munsi iyi video hariho subscribe kugira ngo ukomeze udushigikire. Ciao tuzangira gutaha, Imana ibaho umugisha. Murakoze.